dutemberana u Rwanda mu kwizihiza iterambere ry'abagore bo mu byiciro byose by'ubuzima. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, abagore bari 70% by'abaturage bose. Nibo bitaga ku miryango yabo mu bikorwa binyuranye birimo kubaka amazu yabo, guhinga no gutangiza ibikorwa bibyara inyungu. Kuva icyo gihe, u Rwanda rwateye intambwe ishimishije mu kuziba icyuho cy'uburinganire hagati y'abagore n'abagabo, rubinyujije mu ngamba ziboneye zatumye abagore n'abakobwa babona urubuga rwo kwiteza imbere. Kimwe mu by'ingenzi binshimisha ni agaciro kahawe umugore no gutinyuka, bikaba bigaragarira ku ruhare agira mu nzego z'ubuyobozi. Turishimira kandi cyane cyane uruhare ndetse n'uburenganzira umwana w'umukobwa yahawe ku burezi. Ikindi nanone nishimira ni mu rwego rw'ubuzima, aho impfu z'ababyeyi bapfa babyara zagabanutse cyane ku gipimo gishimishije, kimwe na gahunda yo gukingira abana b'abakobwa kugira ngo bibarinde kuzarwara kanseri y'inkondo y'umura. Ihuriro ry'Abanyarwandakazi bari mu nteko ishinga amategeko, umwihariko rero ryagize ni ugukora ubuvugizi mu kuvugurura amategeko yasumbanyaga Abanyarwanda, navuga umugore n'umugabo. Muri ayo mategeko navuga nk'itegeko ry'ubutaka, navuga itegeko rigenga abantu b'umuryango, itegeko ry'izungura, itegeko rikumira kandi rihana ihohoterwa iryo ari ryo ryose rishingiye ku gitsina. Ikoranabuhanga naryo ryafashije cyane abagore babasha kuzamura urwego rwabo rw'amashuri bakoresheje uburyo bw'iyakure. Politike n'ingamba ziboneye byatumye abana b'abakobwa mu mashuri abanza baba 99.1%, naho mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro abakobwa n'abagore baba 44.2%. Ntabwo abakobwa bagihitamo kuba baba abanasi cyangwa abaganga bavura abana, dusigaye tubabona no mu nzego se cyangwa se mu bumenyi bushamikiye mu kubaga. Tunishimira ingamba za leta aho tubona umwana w'umukobwa ahabwa amahirwe angana nk'aya musaza we mu kwiga. Ku bijyanye n'ubwitabire bw'abagore mu bikorwa by'ubukungu, kugera kuri serivisi z'imari ku bigo bito biyoborwa n'abagore biracyari imbogamizi ku isi yose. Mu Rwanda, iki kibazo cyakemuwe n'ishyirwaho rya gahunda zirimo ikigega gitera inkunga imishinga y'abagore, gifasha ba rwiyemezamirimo b'abagore kubona inguzanyo n'izindi serivisi z'imari. Muri iyi myaka uko igihugu cyagiye kizamuka, ari nako abagore bagiye batinyuka gukora ibyo batekerezaga ko batabasha gukora mu buhinzi bw'ikawa. Ari naho dushima cyane uburyo twagiye tubona amarembo yadukingukiye nk'abagore, kugira ngo rero uruhare rw'umugore rugaragare cyane nuko anagera ku rwego rw'isoko mpuzamahanga, kuko niho kenshi twerekeza ibyo dukora. Politike na gahunda byashyizweho byanatumye abagore bitabira ibikorwa byari byiganjemo iby'abagabo. Nagize amahirwe yo kuvukira mu gihugu no kuba mu gihugu gishyigikira iterambere ry'umwana w'umukobwa. Kuba narahawe amahirwe bakananyemerera gukina nkakinana na basaza banjye ni ikintu cy'agaciro, ku buryo aho nanyuraga hose numvaga koko mpawe imbaraga. Mu bwana bwanjye nakuze nkunda gutwara moto. Hari nk'igihe umuntu aza gutega wamubwira ati tugende, yabona uri umugore akavuga ati wapi ntabwo wantwara, ariko hari n'igihe umugenzi aza yambona bikamushimisha rwose nkamutwara akabyishimira. Icyo leta yakora ni uko yakomeza kwigisha igitsina gore bagakomeza kwitinyuka, ndetse n'abagabo bakumva yuko igitsina gore dushoboye. Umukino nkora umfasha kwiteza imbere. Ngiye ku giti cyanjye, uko umwana w'umukobwa ambona ndi gutwara imodoka avuga ati nanjye icyo nifuza nakigeraho, nanjye nshobora gutwara indege, nanjye nshobora gutwara icyogajuru. Uru rubuga rw'iterambere rushoboka gusa mu gihugu gitekanye kandi kiboneye. Abagore bagize uruhare rukomeye mu kubaka amahoro n'ubwiyunge mu Rwanda no hanze yarwo. Twohereje mu mahanga abashinzwe kubungabunga amahoro biganjemo igitsina gore. Mu myaka 30 ishize umugore w'u Rwanda yagize uruhare cyane mu kubohora igihugu no kukizahura. Bagize uruhare mu gushyiraho ingamba na za gahunda ku rwego rw'igihugu, bajya mu nzego z'ubuyobozi zifata ibyemezo nko muri nteko ndetse n'ahandi, bashyiraho imirongo ngenderwaho ya politike ndetse bateza imbere. Ku rwego mpuzamahanga bagize nk'uruhare mu gushyiraho amasezerano mpuzamahanga yasinywe mu Bushinwa hitwa Beijing, yatanze umurongo w'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ku rwego rw'isi. Ndetse nyuma yaho bigaragariye yuko igihugu cyacu kimaze kugera kuri byinshi cyane
mu birebana no guteza imbere umugore n'umwana w'umukobwa. Hari ibihugu byinshi biza kutwigiraho. Tumaze kwakira abashyitsi bavuye mu bihugu 27 cyane cyane bya Afurika, ariko hari n'abavuye muri Amerika no mu Buyapani. Abashyitsi ubwabo barenga 300 baje kureba uburyo twabigenje kugira ngo barebe ko batwigiraho nabo ngo bagiye kubikora mu bihugu byabo. Uyu mwaka insanganyamatsiko iragira iti imyaka 30 umugore mu iterambere. Ni umwanya wo gutekereza ku ruhare umugore w'umunyarwandakazi yagize mu kubohora igihugu cyacu, uruhare rwe mu kubaka ubukungu ndetse n'ubumwe bw'abanyarwanda, byose bishingiye ku buyobozi bwiza bw'u Rwanda dufite uyu munsi. Inkuru yacu igamije kukumurikira. Mugire umunsi mwiza mpuzamahanga w'abagore.